hari ujye kumva mu ndirimbo yanjye bagiye kuririmba ngo element ni elementa ibyo birori byahitanye Yohana twagiye iyo ngiyi ele Danieli aratona ngo ele Danieli aratona arabaruta Danieli aratona arabaruta ele Yamun baha ikaze kuri Power TV show yitwa Puzzle Designer, the young presenter in the country. Nkaba ndi kumwe na my boy Gabson. Wagwan bro. Po. Salimiye basi. Wasalimie. Biko bietu? Tutwakoresha amategeko bro. Habari za masiku. Ni za mzuri bro. Uko bie? Niko sawa kabisa. Wewe ni hai? Nimekukumbuka sana kabisa. Umenikumbuka? Kabisa. Niko twakora namba gatisi. Ariko menye ibintu biri gutegura kamera rero we. Pastor mwa. Pastor imeze bite? Ni sawa tu. Ndashima Imana. Umeze fresh. Umeze fresh ndaho. Muri iyi minsi nyine ndiko nshima Imana cyane. Nako ngo hari n'imishinga mishyashya dad. Imishinga yo Imana. None dufotora ahantu. Hari umuntu ambwiye ngo Imana iguhezagira. None byabaye impamo. Imana yahise impeza. Naguhezagira. Imana yahise impezagira. Ari cyo kirimi ni kirundi. Cyane ntago mbizi. Numva abantu babivuga apfa kubivuga nago nzi guhezagira ni iki none. Ako guhezagira ni kukuremera mbese kuguha umugisha. Imana ikuremere. Yandemeye umugisha. Kandi yarawumayete. Ngo ufite umugisha cyane. Ufite umugisha mwinshi. Yankoreye byinshi muri uyu mwaka. Ubwo dorukana nakubwiye ko mfite imishinga myinshi kandi byaciyemo. Ya mbere igiye kujya hanze vuba hanga. Imishinga se? Mfite imishinga myinshi mwana. Mfite imishinga myinshi kabisa. Ndi gupanga noneho ko najya ngira gutya urumva. Abantu banyene kuyamba neza mu buryo butandukanye urumva. Ashaka nyamvanga mbona akantu nyine karuteme bishima kandi akantu kameze guteze akantu giye kutuvanga mbona akaye mbavanga mbona akantu karuteme bishima akantu giye kutuvanga mbona none akaye gufi ndabaramukije baramutse mu Giswahili bantu mu Giswahili watu wangu Giswahili basalimie watu wangu ninawasalimia nadhani kama bako bie Mungu awabariki sana kabisa urira shona bro umeze fresh ariko tu kameze neza kabisa urashima Imana kuri kanyamuneza man Imana uyu munsi yandemeye nyine meze neza tu meze neza ndiko filizere ko imeze fresh ariko Imana mbikwereke se Turavana uri kunjyana ahantu se nuko ibyo mfite nyine amafaranga mfite mwana ni menshi cyane tu menshi cyane nuko nibagiye password ya momo ya mobile money nibagiye password yayo oya turajya kuri nuza kuri service center babikorera ariko nabikoze ariko bijya bisaba iminsi 3 iminsi 3 se bisaba iminsi 3 kugira amafaranga yawe yaguye bisaba iminsi 3 kabisa ubwo uyu munsi ubwo wayabona ryari wayabona kwa gatatu ariko wa gatatu ushobora kuzaba utari hano tutari kumwe nagiye sinzi nsigaye mbona ufite ingendo nyinshi amateleviziyo yabaye televiziyo akazi kabaye akazi tuba tugomba gukora mani akazi kabaye akazi wallahi tuba tugomba gukora bro kwa hii dunia hakuna michezo kabisa vitu ni karanja utse nako Gabson nako karanja Gabson noneho hari ahantu nakubonye muri ramisi mbona amafoto yawe ko biri kose bagiye gukorera umuzigo ndavuga uti Gabson nzamushaka tuganire nakubonye uri kwa element baragiye kumusuhuza byagenze bite element ni foto ndambwira ko agiye kumusuhuza ni foto ewan ahubwo nyine nimba ari kuvuga ngo mbese hari umuntu wakoze ikintu cyatunguye abantu kandi ndi kubeshya wasanga ari nje uramenye se sha uramenye nawe narizeye abantu basa narabeshya abantu pe kuko nanjye nyine binera ikibazo tukumva ako to be honest yanagiye kora indirimbo yanjye nziza gospel cyangwa ni secular oya nawe nkora secular ndi mu gospel nkora gospel music
Mbekeka iyo niyo ndirimbo ya mbere nzaba numvishe keka ni hazi ndi muri no miss mbere yuko isohora yawe ya gospel yakorewe muri kwa element muri country record irimo karaga sound ngo ele karakantu karagurwa karakantu karagurwa karakantu akomenya karahenze karahenze man karahenze ushishira mu ndirimbo ya ngo ele ushira ngo ele karahenze kabisa ubwo se byagutwaye nkangahe mwa amafaranga menshi nyine impamvu ndikubwira ngo Imana arampenzagiye nkamagana ngahe Imana arampenzagiye amagana gahe ni nkamagana mbese ntago ntubari mu magana ni nkazingahe nyine inki ntabwo ari inoti ndi kuvuga ndi kuvuga za miliyoni nka miliyoni zingahe tungahe nka tubiri nka tubiri aya umuzigo se ugeze he umuzigo kuko ndabizi naga nyine wabonye iyo foto hari abantu benshi bagiye babona amafoto yawe nanjye nagupostinga icyo gihe uriyo vuga umuntu biri kose nizere yuko azatuzanira ikintu cya danje ya muzigo wanjye byose ndakeka nyine ni ukubanza ngategura kuko ntabwo nahita mfata inoza yanjye indirimbo yanjye ntanyishira hanze nta hantu muri make nta hantu ndi kuvuga ati njyewe mbese mfata indirimbo yanjye nkavuga ati ngiye kuyishira ahantu ariko feedback zayo ziri buze kuza nyine ngiye zinejeje cyane zitariwe zinejeje ahubwo ziri bube zinejeje cyane mbese utegura gushyira ikintu hanze ugategura na feedback nazo njye ndazitegurira njye ntabwo mbese numva ngo kandebe ngo bizagenda gute wapi njye ndavuga ati njye ngiye kuyishira hanze indirimbo ngiye kuyishira hanze ariko ndabizi byiri bunzanire nibi kandi ndigenda mbigeraho gake gapso ariko ndibuka hari igihe tweze kuganira ukumbwira utungiye gukora indirimbo ngo biri vuba nyine kandi acemo igihe kirekire bro narayikoze uri kumwe na manager icyo kiganiro urakibuka turi kumwe ndi kumwe na manager kera narayikoze man narayikoze indirimbo narayikoze ko ntabwo yagiye hanze birashoboka wenda ko ayikoze nayikoze ariko labo nayikoranye n'umujama dukora collabo y'indirimbo nziza cyane nziza ahubwo kugira ngo ayishire hanze kubera ko nyine niwe wari washoye ewe niye yari yashoye akabonye urumva nyine umuntu washoye kuyishira hanze nyine n'ubushake bwe gusa arayifite we arayibikiye mbese n'umuntu weho wahaya collabo yarambwiye dukora indirimbo turayikora nanjye ariko mbishaka mbese yashatse ko dukora n'indirimbo ariko nanjye mbishaka ko nyine numvise ikintu cyo guhimbaza Imana njye mpita njyamo yambwiye njye dukora indirimbo ndagenda turayikora iri ndirimbo irarangira icyo nzi cyo nuko yanishuye anayifite abantu rero baheruka agaciro kandi kureba hashize igihe kirekire bro agaciro ka umwaka usura gushira agaciro umwaka urabura amezi abiri ahari gahibaze kubona kuri YouTube umuharigiyemo umwaka akabona kujya yindi ndirimbo hejuru ariko rero nibyo byiza nase ayo mezi abiri basi iyo ndirimbo izaba yasohotse amezi abiri ingi wagiye gukorera kwa element cyangwa ndahari izindi projects zayimanziriza iyo kazazanye kubera ko ubu ngubu nyine turi muri byinshi njyewe ndi muri byinshi njyewe ndi mu gospel utari indirimbo giti cyanjye ako ngira na korali ndirimbamo ngira na groupe ndirimbamo korali hari ibyo biri gupanga nabonye hari na groupe cyashya urimo yes twa the believers ni groupe nshya ni groupe nshya urabona nyine hano mu rugo no mu nkambi ukuntu twese urubyiruko ukuntu twabaye sibye n'urubyiruko n'abamama n'abapapa bose abantu bakuru abana batoya ukuntu ibintu bimeze ubu ngubu gospel yagiye hasi yose bayicaje hasi barayicaza ubu ngubu bagezweho sekira kandi ibyo ntabwo byakabaye ntabwo ari byiza kubera ko aho uri kuvuga yagiye hasi ni muri location n'ahantu dutuye cyangwa oya ukuntu muri societe yacu muri societe rusange ntago gospel nyine ikigezweho mbese gospel nukuvuga ni cya kintu cyo ku ruhande gutyo gospel ni cya kintu cyo ku ruhande gutyo kitari bwitabweho twe rero ukuntu twese tubikora twese tureba noneho nkanjye muri la groupe ndi gendero kiritere nyine ndi umuhizi mbese ndi hanta w'ama talent iyo mbonye umuntu afite talent mbimuzeho ko ayifite ndamusinyara nkababwira ati dukora ibi duhimbaza Imana biciye ku mbuga nkoranyambaga twifuje nyine umusanzu w'ijwi ryawe nibyo nshinzwe ngewe nyine mbonye umuntu afite impano ndamureba none twahise tuvuga ati ndambwiye ngo mbaduke se ijwi ryanjye arabyihagife pazo uranyibagiye mwana ukuntu ndirimba pazo ngoheruka kera mu gice cya mbere noneho ubundi ibaza ukuntu ngo warasinziriye cyane rege nshobora kuyagusanga
musinziye gusenga bro arasinziriye ariko puzzle Arasinziriye ntari usanga mu jwi ryawe harimo ingonera ako kantu uvanzeho ntabwo ari sawa ariko ako kantu ntabwo ari sawa nawe urabyumvishe ko batari sawa ndafata ariko man uzi none ndangije duhimba groupe turavuga turi abantu bafite amatara tubegeranye ntabwo turirimba turi abadive cyangwa abaporoso cyangwa abanyagatulika buri muntu wese ushoboye buri muntu wese nzi neza ko ashoboye afite ijwi ryo kuririmba kandi turabishishikariza n'abandi bashoboye kuririmba baza bakatugana kubera ko gospel dushaka kongera kuyesha agaciro no muri iyi nkambi urumva dushaka kongera kuyesha agaciro ikongera ikazamuka nk'uko yahoze mbere urumva bose bari gutegura ibikorwa byabo na korali iri gutegura ibikorwa byabo no mu rugo turi gutegura ibikorwa byacu nanjye noneho ndi gutegura ibikorwa byanjye urumva rero guhita mfata ikintu kakanya ngo ngiye guhita ngishira aha hantu bari ibintu bigoranye mba ngomba kubanza ngategura nkavuga ati ubu ngubu ngiye gufata ikintu ngikore mbizi neza ko kiri bugira akamaro nk'ubu ngubu ndizera 100% ko iriya ndirimbo ndamutse nyishize hanze yarebwa n'abantu 92% ku rwego rw'ushaka kwirebwaho njye rero nshaka kwirebwaho 120%. ubwo uracyari gutegura feedback ndacyategura feedback ibindi warateguye ibindi narateguye byaranarangiye wasanga karimbo naragatunza no kuri phone cyaka kari ku mashini wakanyumvisha se baremenya kinene ko nagize se tsigaye mfite ni mashini bro zigara guzi mashini se wabonye kutagira ibintu bihenze bajya bakujabuka garukira ariko nyira kantu mbanzemo ko niko akantu vanze ntago ari sawa tu ako niko pe ntago ari sawa nuko tsakavuga ko buryo burambuye ariko niko ako ngako tukareka ubwo kangubwira imishinga none ubu ngubu njye no mise mbwira no n'abantu wenda bakunda gospel muri rusange banyitege muri iyi minsi ibindi bibazo mbaza indirimbo yawe yitwa iki indirimbo yanjye yitwa icyo mukundira icyo mukundira produced by Element eleeeh abukanu nyine mbanaki ugomba kuvuga ati produced by Element eleeeh indirimbo izajya hanze ryari uri guteganya wenda ko hagati na hagati igihe itazarenza ko abantu bro baba bategereje kandi YouTube batinde bararambirwa oya ahubwo abantu erega gapfundikiye gatera amatsiko iyo gapfundikiye noneho cyane igihe kinini abantu bakagirira amatsiko akavuga se wa muhungu yarabeshye byagenze bura nkungu abantu bajya bambwira ngo ariko baratubeshye abwira narabeshye nyine kuko nanjye ntacyo mfite cyo kubabwira ako cagira nyine mbanze ntategura fresh gusa hagati na hagati muri kino cyumweru iki turimo mbese tuzagira ku cyumweru indirimbo abantu baratangiye kuyivibinga next weekend murusengero indirimbo tuzaturi kuyivibinga murusengero turi kuyicuranga turi guhimbaza Imana naba bahungu ariko biraruguru naho bajya bayicuranga abahese abandi barabahungu ntago bayicuranga bariya barabahungu ntago bayicuranga nese ino iyi ngiyi nyine uheruka gusohora agaciro vibinze bro bare vibinze randirimbo kandi barahantu vibinze ewan ku buryo ki ariko nyine Imana irebera hose kandi numvira hose ubundi iyo ufite hiti na Theo bose babireba indirimbo ze nizo zacurangaga mu kabari se nta nuragira kumva mbonye bari kumucuranga mu mbari kandi benjoyinze pe bari kumbuta bajya bacuranga mani kayibe bari nabyizerega musaza kwita nka karirimbo kamwe bro karirimbo se karirimbo kankuririmbire ako ndifasha microphone akira nakire hari guruje kumva mu ndirimbo yanjye yagiye kurimba ngo element ni elementa ibyo birori byahitanye Yohana twagiye iyo ngiye aryo ngiye si ni korari yitwa tanga igihe korari dufana cyane dukunda wagukubitira hiyo ndirimbo keretse nshiriyemo ka ndagashiramo wewe nibigera nyine iyo gara kuza kuko Element bavuga ari ahantu hazabuye neta nkavuga kanga kuririmbira akakaririmbo ako byangora kubera ko nyine iyi ndirimbo ntago nyizi gusa korari nyikunda kubi ako ntago gikumbura rucogoza muri kuririmbana Fisto wewe kuririmbana Fisto ndamukumbura cyane ahubwo Fisto ndamukumbura cyane Fisto tunamubwira congratulations nabonye
ya graduated. Fisto, congratulations kuri Fisto. Fisto yarabikoze ewan. Birangiye arangije amashuri ni kari mu cyiciro cy'abasoje. Ako twari twaramusize we. Kari twaramusize cyane. Cyangwa karirimba ibyo birori byahitanye Yohana. Twagiye. Mbega ibirori by'uwo mugabo, mbega ibirori by'uwo mugabo. Umugabo Herode yakoze ibirori. Umugabo Herode yakoze ishano, yakoresheje ibirori, yatumiye abayobozi, yatumira abaturage baza mu birori. Nako konyine ndi kwibuka. Eleeeh. Agaze nkata igihe tubwiye acurangishije ikajya kwa element. Ibaze ibyo bintu. We gawe. Ha ari show. Eleeeh, Danieli aratona. Ngo eleeeh, Danieli aratona arabaruta, aratona arabaruta. Danieli aratona arabaruta, aratona arabaruta. Eleeeh. muri za beat. Ibaze muri za beat. Uzuramuniga. Ntago bagwamo. Ako man nyine hari abantu hari abantu bamblaminze. Bamwe ngo gospel, ngo kwa element, ngo akora ibishegu. Ako kantu urakoze no kukanyibutsa. Ako kantu kwa element amenyerewe ko akora muri mbikora secular gusa. Nabwiye ko ari wo murimbo ari wo muririmbyi ugiye gusohora indirimbo ya gospel yakora kwa element. Kereka nihagira isohoka mbere yiyawe niyo izaba ari iyambere. Ubwiyawe ni sohoka nta hindi nari numva ubwiyawe izaba ari iyambere. Njewe ibyo bintu ndabizi na abantu benshi bakublaminze. Baramblaminze benshi. Gusa nyine nawe kugira njye mbamare n'amatsiko n'ibiki byose mbamare impungenge. Element ntago yize gukora secular music. Element yize music. Element yize music, yize gukora production yariyo yose kandi music ntago ari secular. Music irimo na gospel. Rero gospel azi kuyikora nkuko azi gukora iki secular. Abo bitege iki gospel cya danje. Bitege gospel ivuye no kwa element. Urumva niba umuntu akora secular agatwika. Why not gospel tatwe ahubwo no azana twika cyane ko bizaba ari ya mbere nawe ntabwo yakwicira izina. Ntabwo azafata jingo ngo ashire mu ndirimbo mbi. Ntabwo bibaho. Ntabwo azafata jingo ngo akora indirimbo nabi ngo ashire mu jingo yaba yicaye n'izina. Ahubwo bo ni ukuvuga ngo nimba umuntu akora music akaba abonye ahubwo na gospel abagize n'amahirwe kwa ko abonye abantu batangena kumugana ba gospel. Shobora wenda njyewe nawe ntabwo mbizi neza ndimba nduwa mbere ugiye kwa element. Ntabwo rero mubajije usibye ko naririmbye mbona ntabwo bimutunguye ko arakubwira ati ririmba ukaririmba. Urumva akubwira ati ririmba ukaririmba sibyo. Njyewe rero nararirimbye mu kuririmba mbona ibintu bitamutunguye sibyo. Mbona ni ibintu bitamutunguye nkaho mbese yarasanzwe zikora kubera ko ntabwo nemeza ko ari njye wa mbere ko hashobora kuba rero haraje n'abandi ako bakaba bataragize ute bakaba batarigeze bagira bagira bahitinga wenda ngo mbamenye. Gusa ndamutse ndi n'uwa mbere namfunguye n'amahira abandi ba gospel wenda bashaka kuririmbirayo. Gapsogira no ikintu ubwira abadukurikiye turi gusoza dusoreza ku gaciro turi kuvibinga. Abantu badukurikiye kuri Power TV show twari dukumburanye ni nkaho akabarimbiye ka karimba ati turabaramukije twari dukumburanye. Timba twatangiye tuyatunyubaka. Zirubahwa. Icyo nabwira abantu badukurikiye ndakeka ko utarakoze subscribe byo ntago twabigarukaho ko byaba ari ikosa. Ntitubigarukeho. Ntago ryaba ari ikosa cyane noneho wabarana kabije nyine nawe ntago wabushaka nyine ko abantu batera imbere nkuko nawe utera imbere. Ya kora subscribe nimba utarayikoze, share, comment kuri iki kiganiro. Muntu ukunda Gafson nawe ndagushimiye. Bagera kuri channel yawe Gafson. Bagera kuri channel yanjye Gafson bakore subscribe nanjye nunguke nkuko nabagenza ute bunguka. Imana yaduhaye amahoro reka amahoro tuyasaranganye iduha umugisha reka tuwusaranganye. Ikindi nshimira nongere nshimire nanone. Nanone kandi mari sinzi tuko nabivuga to sibyo ntago nzi uko nabivuga niga. Njyewe ndi umuntu nyine unyurwa cyangwa se ndi umuntu ushira amaranga mutima yanze. Mushira emotion zanjye hanze. Buri urabona njye ntago nshobora gufata amafaranga menshi ngo njyane kwa element. Kandi koko ni menshi. Ni menshi. Ntago
mushime ndumva ko ntago nafata amafaranga angana kuriya natanze ngo njyane kwa element ni menshi pe menshi nyine ku rwego rwo hejuru ako nawe ari mu ba influencer uwo muntu wakubwiye ngo jya gukorera hari nyine sinzi bana hari kunerwa umuntu agukorera ikintu utarusanzwe mbese utaranamwiteze ko yanagukorera icyo kintu ngabwira icyo umubwira twite tumurimbira agaciro man ntago murimbira agaciro ndamurimbira indirimbo yanjye nari niyo mpamvu nari se agaciro nayisabye man nari turayivibinga no mara dudu yitwa Emidu aho ari hose Emidu niba no kundeba bivuye ku mutima ndagushimiye cyane Emidu warakoze cyane ntatananyumva muzayimumbwirire ntatanambona muzayimumbwire mubwire ko yakoze cyane Emidu yankoreye ibintu nyine ntarinzi byari byo ntabwo ujya ubyumvisha ko n'ubu ngubu yes ntago ashobora wenda no kumva bitari ngombwa ko muvuga ko ndamuvuze Emidu yarakoze kandi azakomeza akore akiriho naye nzakomeza nyine musabire n'umugisha kandi nyine yavanye Imana izahasubiza mukubitira iyo ndirimbo baravuga noneho ushaka icyo mukundira icyo mukundira umva kandi icyo mukundira nyamaye amahoro yo mu mutima ayabisi batagira ituma barira mu midugararo mu midugararo iyo ni iriko element nzahite mu midugararo nzahite icyo mukundira baguhitiramo n'izina ko muri comment bamitiremo muri comment imidugararo icyo mukundira ariko ni gospel utumva imidugararo abantu bashobora kumva imidugararo bakagira ngo ni hahiye bakagira ni hahiye ni imidugararo indirimbo yanjye iravuga ati mu marira Imana ibihari hari bituzaniza fresh noneho yasohotse rero ako ko imidugararo bazi Kinyarwanda barabizi gusa ewan shout out nyine kuri Emidu thank you kindi agaciro bagi ntabwo wa muhanzi aririmbye agaciro sindi yumvisha agaciro mfite gatuma wowe ishobora byose untekerezaho amanywa nijoro undindira inzira nyuramo Amen. Ni Power TV show. Nitwa Puzzle Zion ndi kumwe na my boy Gabson, Elite Gabson. Iyi ni Power TV show. Ntibagirwe gukora subscribe. Nitwa Puzzle Zion. Wowe ushaka kuvugana nanjye wajya kuri Instagram yanjye ni Puzzle Zion. The young presenter in the country. And then ibintu byose tukabikora fresh. Don't forget to subscribe on Power TV show. Ujya kuri channel ya Gabson. Utegereje niyo ndirimbo igiye kuva kwa Element Ere. Channel ye ni Gabson. Urahita umubona cyangwa searching agaciro by Gabson. And then ibintu byose mere fresh. Ciao ciao. God bless.